sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Ndi igiti ariko ndabibona, yego uri umushomeri ariko nawe urabibona, yego wenda aragumiwe urabibona, ariko Uwiteka niwe uzakomora. Mwene data birashoboka ko nawe uri mu bihe byo kumva wagira ngo nta jwi ry'Imana rikongorera, ariko ndajya nkubwira ngo buri munsi Imana yohereza ijwi rikongorera riguhumuriza rikwemeza kuzagira ibihe byawe. Yobu yaciye mu bihe nk'ibyo urimo, ariko aza kugira ijambo rimwongorera riramubwira ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, ngo kandi kikajya kigira amashami y'ibitontume, ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ndajya nkubwira ngo hari ikintu utarumva mu buzima bwawe, hari inkuru zumva yawe bwite y'akazi kawe ukadepoza kampani kakwemera. Hari igihe uzahura n'umusore akakurambagiza ari uwawe koko, kandi kukurambagiza kwe bigahinduka ubukwe bwawe bwiza. Humura, tegereza ibihe byawe bizabaho, wowe komeza usigarane ijambo riguhumuriza ngo uko bimeze kose Uwiteka azanyombora. Wihangane mu bihe uri gucamo, icyo nzi neza nuko Imana ibyo yigambirira kuzakugirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Yesu aguhe umugisha, ukomeze ugume mu buntu bw'Imana no mu burinzi bwayo. Imana y'amahoro ikugirire neza. Amen. Umve,